iduteruye ndizaturambika, iduhetse ntabwo izadukura mu mugongo, kuko niyo ubwayo ivuze ngo imfizi. Ubu nta muntu ushobora kwibaza ngo ndiho ni umuhungu cyangwa ni umukobwa. Ubu ndi umuhungu kubera ko nambaye ibyo bahungu. Ndashimira Imana. Ikindi nshimira Imana yakoze nuko yanguye mu bwigunge narindimo, nanze kanderura ikangura ho ikintu cyo gufunguza. Narafunguze bene data, nakoze urugendo rutari rutoya nza gufunguza, kandi icyo gihe nta nkweto nagiraga, nambaraga ibirenge. Wenda reka tuganireho gatoya Yego. kugira ngo abantu baze gusobanukirwa, kuko abantu bashobora kwibaza ati se yafunguzaga adafite ababyeyi, yafunguzaga adafite umuryango. Wenda kugira ngo abantu badukurikiye kuri Nayoti TV babashe gusobanukirwa, wenda wahera utubwira ati nisanze ngana gutya, mfite ababyeyi, mfite umuryango, biza kugenda gutya, kugira ngo abantu baze gusobanukirwa ukuntu se yafunguzaga, yabuze iki, yambaraga icyo giteyiteye, niba ari igiteyiteye byari byagenze gute, ukabivimuzi kugira ngo abantu baze kurushaho gusobanukirwa neza ukuntu ibintu byagenze. Murakoze cyane. Yego. Natangiye kwambara igiteyiteye cyangwa gufunguza, navutse nsanga mama hari, ariko nsanga papa adahari. Yego. Kuko wenda nubwo muzi mama turabana, mu myaka 12 nari mfite mama wanyitagaho, mama wangundaga, ariko amaze gupfa ubuzima burahinduka. Wari ukijijwe? Muri iyo myaka 12 niho nakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Kuba Imana yari izi ko mu mwaka ngiye kwinjiramo kuzuza imyaka 13, yari izi ko mama aribwo izamwakuramo agataha. Imana irambamagara imbere imbaraga mu itorero ryayo, ku buryo mama yapfuye ndi mu masengesho y'iminsi 3, nagombaga kuyarangiza ku wa gatandatu mu gitondo, mama apfa ku wa gatanu saa 9 z'umugoroba. Mama amaze gupfa ubuzima bwarahindutse, umwana wajyaga, umwana wanywaga, mbura n'inzara, imyenda iragendera saza, ngera ku rwego rwo kwambara icyo nita ngo ni igiteyiteyi, kandi narambariye imyenda myiza ababyeyi bambika abana, ariko birangira ngeze ku rwego rwo kwambara igiteyiteyi. Igiteyiteyi wenda abantu ntabwo bashobora kucumva. Igiteyiteyi ni ikintu kigari cyageraga ibishimi hano ku rutugu, hano hejuru cyabaga kimvaseho, ariko hasi ari rugari cyane. Ni nacyo cyatumye bisobokera abana kuba batwikurura bakamenya niba ndi umuhungu cyangwa niba ndi umukobwa. Ariko uwo munsi basize amatsiko kuko babonye ko ndi umuhungu. Ariko muri iyo myaka ngomeza gukizwa, ngomeza kubana n'Imana, ngomeza kuba umunyamasengesho. Uko nzenze Imana ikambwira ngo nzakugirira neza, ko nzenze Imana ikambwira ngo nzakwambika, ku buryo kuri icyo giteyiteyi
narahageragerezwe muri korali naririmbagamo, byaba na byiza nabwo nyivuze kuko nabo biza bibafasha iyo bambonye buno nambaye ipantaro. Twari turangize kurepeta, umuntu umwe aravuga ngo hari ikintu nzaka gusaba perezida, tugira ngo ni ikindi kintu ashatse gusaba. Aravuga ngo mumbabariye ndi mwaba mumuhaye uruhusa rwo kutazaririmba mu gihe atarabona ikabutura cyangwa ipantaro. Uwo munsi yarabivuze muri korali, bamwe barabyumva abandi ntibabyumva, ariko uwo munsi niwo nasenzeho Imana imbwira ko izanyambika ipantaro. Imana nishimwe ko yanyambika ipantaro. Murabona ndayambaye kandi nambaye n'ikoti. Ndumva ibihamya biri kugenda bigaragara mu maso bari kumbona. Na wundi wavuze ngo ntabwo dusaka kubona ndiko aririmba yambaye igipira mu gihe atanabona ikabutura cyangwa ipantaro, n'abavuye muri korali ubasigaye nesezwe no kubona ndiko asigaye asiramo ipantaro agasiramo ikoti. Imana ntihabwe icyubahiro. Nyuma yaho rero ubu ntabwo ngiri mu nzu y'ibirangara, muri byose ndashimira Imana. Narafunguse, nazamutse imisozi ku buryo nakoraga urugendo rw'amasaha 7 cyangwa 8, nzamuka mva ahantu bita mu Gataraga ngagera mu Kamira, ngagera ahantu bita mu Izende, ngatambika umuhanda wo kwikora ngahinguka ahantu bita Kareba, ngongera ngamanuka ngahinguka ku muringa wa Mukamira. Ibyo ntabwo nabyibagirwa. Hari ukuntu namanukaga nganyerera mu misozi. Abantu bazi mu karere ka Nyabihu n'ahantu haba imisozi, bikarangira ngeze mu rugo ndanico nabonye ngajyama. Hari ahantu bita mu Kinigi, narahafunguse cyane, ariko ndashimira Imana aho nanyuze mfunguza, aho nanyuze ndi gusaba, ndi kuhanyura mvuga ineza y'Imana. Amen. Ndi kuhanyura nambaye ikoti, ndi kubwiriza mbwira abantu ko iyaduteruye tukiri mu nda ni nayo ikomeze kuturokora, ni nayo izanakomeza kuduterura, kandi ni nayo iduhetse, ni nayo ivuze ngo imvi zizarinda ziba uruyenzi ikiduhetse. Hari akandi kantu nibutse, ndi gufunguza, umuntu yigeze kumbwira, arambwira ngo agiye kuza mbikiraka ambe 200 bwo kwikorera amakara, ibiceri 200. Ngava mu Gataraga, nabwo harimo urugendo rutari rutoya kugera i Musanze, nikoreye ibiro 30 by'amakara. Hari n'igihe bambaga ibiro 40. Nakunze kubwira abantu ngo wabona mu mutwe umusatsi ntabwo gukihari, ndagaru ubukuri, ndacyari mutoya cyane. Nda kindi cyakuyeho uyu mutsatsi ni amakara. Narayikoreye ku biceri 200, kandi none ikindi nagere Musanze 200 bayambereza. Tugahita tugura ibiteri by'izana n'ikintu bita ikidiya. Ibiteri nimvuga ibiteri ntago abantu bari bubyumve, hari abandi babivuga ukundi kuntu bakavuga ngo ni ibivuzo. Hari ahantu twabiriraga, nataha ngasohorera muri yanzu, hari n'igihe nikoreraga ayo makara, natsikira gatoya yagwa, bagahita bambwira ngo ubwo bwari 200 warahabwa ijana, bakagukata, akangata.
bandu b'Imana, niba ari ikintu ntabwo nyatse agaciro, ariko amakara aravuna, amakara yaranyuguse. Cyakora ndashimira Imana gansigiye ubuhamya, kuko iyo mbivuga abantu bahita bareba mu mutwe, umusatsi warahavuye, umusatsi warahavuye, ntabwo ari ubukure, ntabwo ari ugusaza. Mu myaka 23 hari n'abantu bagira imyaka 50 bataragira uruhare. Ariko ndashimira Imana, ibintu by'Imana yabikoze kugira ngo nze mbwira abantu ko ndakure kubaho Imana itakura umuntu, kandi ndanakure kubaho Imana itagesa umuntu. Ubu nanze natereza amakara, ubu nanze nabwira umuntu nkamugandi nanze nyikorerera aya makara, ariko nze ntabwo namuhadesa. Nze ntabwo namuhadesa, ariko narayikoreye cyane, ku buryo saa 11 za mu gitondo nabaga mbyutse nasize amakara ku mutwe, ngongera gutaha sindi saa 11 cyangwa saa 12, ari uko amakara gamvuye ku mutwe. Ibyo bintu ntabwo nzabyibagirwa, Imana yarabinyibagize. Ikindi kintu nibuka Imana yangoriye, nigeze kujya ibyo bifuzo bimbera ikibazo, hahandi umuntu aza ku bwiherero bikananirana. Ibyo bifuzo kugira bimere ngaho bisohotse cyangwa bivuyemo, byasabye kuba umuntu yabanza kuza kwa muganga gasiramo icyuma gipomba ibifuzo bibona gusohoka. Ariko yaraduteruye, yaraduhetse. Ndashimira Imana kubwo buzima bwose igenda ibunyibagiza. Ndashimira Imana ko hari aho igenda ingura, hari n'aho ingezeze. Ubu umuntu wabonaga nambaye icyo gipira kitagiragamo n'ikarisimo imbere, ngunda no kubivuga, abantu babonaga mfungusa, ntabwo batekerezaga ko nanze nzagirirwa neza n'Imana. Ariko ndashimira Imana ko nanze neza y'Imana yamonekanyeho. Ubu ntabwo nzambara igipira, ntabwo nzambara umwenda ari uko bawumbaye. Hari umuntu wigeze kumfasa aba ipandaro, menzari yumvise ko banguye muri korari kubera ko nta pandaro. Ipandaro nyambaye, ndabyuka icyo gihe hari mu gitondo ku cyumweru, mbitamera mbona kibaye kinini cyane, nakandagira ngayikandagira. Ndangize uwo munsi ravandi n'ubundi bibirutwa nuko nakomeza kwiyambarira igipira cyanze, ndakomeza nambara igipira. Ariko ndashimira Imana ko ntabwo nzambara igipira, ubu nambaye ipandaro, nambaye ikoti, nambaye ishati. Ubu ndi umuvugabutumwa ushimira Imana. Yego, dusubiye inyuma gatoya wenda. Yego. Warigaga wenda birumvikana muri ubwo buzima unyuzemo bwose, kwiga byari ibintu, ubuzima urimo ntabwo watekerezaga ibintu by'amasomo, wabonaga abandi bana bajya ku ishuri ukumva mbese bimeze gute? Nicyo kintu candiye kinarambabaza. Urumva mama yapfuye ngeze mu wa 4 primaire, ariko mama maze gupfa, urumva kwiga byahise bihagarara. Ndawagombaga kunyigisa kuko ndawari unyitayeho, ariko uko ndari kwiga nanze ngagira icyifuzo cyo gushyira imbere y'Imana, nyibwira ngo Mana ngugiriyeho umugisha, nanze wazanyigisha. Ndashimira
imana uburyo yakozemo ibitangaza nanze ntabwo mbyiyumvise. Kwiga imana yakoze imirimo, ngira umugisha mbona umuntu wo kunyigisha ibintu imyuga narazize, nize mekanike automobile, ibintu by'ubukanisi, umbitse nabyita ngo n'impamyabumenyi cyangwa certificate. N'iryo ni ishimwe rikomeye cyane nzimira Imana. Ayo niyo mashuri nahise niga, ntabwo nakomeze ngo mvuge ngo ndagera mu wa gatanu mu wa gatandatu ngo nze gukora icya leta. Oya, byahise birangiriraho. Cyakora niga izo myuga kandi Imana izibanamo nanze. Iyo ni imirimo ikomeye cyane nagiye mbonana Imana. Amen. Imana tuyiringire, tunayizere. N'Imana ikora ibyo abantu badatekereza, n'Imana inyuranya n'ibyo twebwe twibwira. Imana ndayishimye, yankoreye ikintu gikomeye cyane, kuba ndacyambara igipira, kuba ndacyambara umwenda mbawe, kuba ndakizamuka umusozi ngo nce gufunguza, kuba ndakikorera amakara ntabwo nyatse agaciro, ndanayakunda kuko turayatekesha tukarya. Ariko ndashimira Imana, ubu ntabwo umusatsi wanjye ukivaho kubera amakara. Yabangiye yikorera wose baba warasize, ariko ndashimira Imana ntabwo nzikorera amakara. Imana hari aho yagiye ingora, hari n'aho ingeretse. Imana ntihabwe icyubahiro. Kandi ndayishimira ikomeze kugenda inyagura gake gake ibindi Imana yasabye ivuga kuri nze. Abantu babonaga ko ndansira, babonaga ko ndaho byacu, ariko ndashimira Imana bigenda biza. Kanasidikanyeho nabwira ngo Imana yarambwiraga ngo izanyambi, ntabwo yabisidikanyaho kuko ndambaye. Ho nabwira ngo Imana yarambwiraga ngo isangaburira, ntabwo yabisidikanyaho kuko ndi kurya. Imana yaraduteruye ntihabwe icyubahiro. Ndumva bibaye byiza kwasoza, ariko dusoze mbwira abantu ko Imana itubwiye ngo nimunyumve abo mu nzu ya Yakobo, nanga abo mu nzu ya Isiraheli, abo nateruye mukiri mu nda ngabaheka. Ndiwe imvi zizarinda ziba uruyenzi ngibahetse. Mbwiye abantu ngo nibakomere, mbwiye imfubyi ngo nisikomere, mbwiye abapfakazi ngo nibakomere, n'abandi bose bari mu buzima bugoye nibakomere. Iduteruye ndizaturambika, iduhetse ntabwo izadukura mu mugongo, kuko niyo ubwayo ivuze ngo imvi zizarinda ziba uruyenzi. Ubu nanze nzi ko imvi zizarinda kuba uruyenzi. Imana ikimbetse. Amen. Imana y'amahoro ibaha umugisha, kandi Imana y'amahoro ihaza kwifuza kwanyu mu izina rya Yesu. Amen. 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 Reka tugushimire, ariko mbere yuko tugushimira tugana no ku musozo, niki wabwira abantu bakurikiye Nayoti TV bumvishije urugendo cyangwa se ubuzima wanyuzemo, bumvisha ubuzima wanyuzemo ko ari ubuzima bukomeye, ubuzima butoroshye, niki wabwira abakurikiye Nayoti TV barimo bageragezwa? Urakoze cyane.
ikintu nabwira abantu ni uko nababwira ko kwihangana gutera kunesha. Mu bibegerageza cyangwa mu biri kubagerageza bakomeze bihangane. Urumva ko nanze kuhangeza nuko nihanganye, ntabwo nibye, sinatetse umutwe, kandi ikindi kwihangana ahanini habemo gusenga, kandi gusenga habemo no kubaha Imana, kandi gusenga habemo no kurindira. Kuko Bibiliya irambwira ngo kurindira cyangwa gutegereza biri mu bintu bitera kunesha. Ikintu nababwira ni bihangane, kandi ubuzima bwose barimo bumve ko Imana izabubakuramo kandi bakabusohokamo bameze neza. Nanjye ubuzima nanyuzemo murabona ko musohotse mumeze neza, kandi n'ibyo itarakora Imana izabikora mu izina rya Yesu. Ndizeye nibakomere, natwe dukomeze gukomerana nabo. Nibyo numvaga nasoza mbabwiye. Imana ibaha umugisha kandi ibumvire gusenga mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Turagushimiye kandi Imana yo mu ijuru umugisha. Ariko ntabwo twasoza udatanze ahantu abantu bakubonera. Birashoboka yuko hari uwakumva ubuzima wanyuzemo kandi nawe ari bwo buzima arimo, akifuza yuko wamuha inama cyangwa se akagusaba nk'inkunga y'amasengesho, cyangwa se n'undi muntu uwo ari wese wagukenera agukeneye ikintu runaka. Ni gute yakubona, nihe yagukura mu buryo bumworoheye? Yambona kuri telefone, kuko telefone ibihari. Ni nayo abantu bakunda kumpamagaraho. Hari abasaka inama, hari n'abasaka kugira ngo tuganire, cyangwa hari n'abasaka kugira ngo dusenge. Nomero ya telefone ni 078 98 5175. Amazina ni Claude. Yego, Imana iguha umugisha. Kandi tubona no kubwira abantu bakurikiye na Yote TV, tubabwira yuko mu nzira cyangwa se mu rugendo rw'agakiza nago ari urugendo rw'ibyishimo n'umunezero gusa, harimo n'intambara ndetse no kugerageza. Ikizima nuko bagomba kwihangana bagakomera, kubera yuko hari umurindi uvuga ngo wabatinyitse ibyago byose. Mu yandi magambo, gukurikira Yesu harimo n'ibyago, ariko umuntu akihangana kuko yemeye gukurikira umwami Yesu. Imana iguha umugisha kandi Imana ikomeze kukwitaho, kandi turagushimiye ko witabiriye cyangwa se ukemera yuko na Yote TV igusura kugira ngo uganirize abantu imirimo ikomeye Imana yakoze mu ruhande rwawe. Reka namwe tubashimire.